kanongere kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza, amahoro y'Imana n'abane namwe. Uyu munsi turi itariki 18 z'ukwezi kwa kane 2025. Ni umunsi mwiza tuba tugomba kuba imbere y'Imana cyane, tukaganira ku byiza Imana itanga. Izina ryayo nirishimwe kandi izina ryayo nirihimbazwe. Nk'uko mubizi rero cyangwa nk'uko mubimenyereye, amazina ni Niyonkunda Eric cyangwa Pastor Nzahoyankuye. Ndaje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana mu gihe gitoya, ariko Imana irusheho kugenda iduhana umugisha kandi irusheho kutuzamura, iduteze intambwe. Gitondo nk'iki ngiki rero reka dutangire dusenga, cyangwa aya masaha dutangire dusenga twiragiza Imana, ubundi twumve ijambo ry'Imana. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana igira neza, uri igihome kidukingira, uri ingabo yacu ya buri munsi, uri umurengezi wacu, we bwugamo bwacu, igiti cy'inganzamarumbo kiturengera muri buri kimwe. Izina ryawe nirishimwe. Kanya nk'aka ngaka rero ubwoko bwawe duciye bugufi, turakwiyeretse, turi abanyantege nke, imitima yacu yararebye iracumura, twaratekereje turacumura, twagambiriye nk'abana b'abantu ndetse dutekereza nk'abana b'abantu. None rero Kristo, tugeze mu kanya keza ko kumva ijambo ryawe. Reka ribe ijambo ritwubaka, reka ribe ijambo riduhindurira ubuzima, reka ribe ijambo ridusubizamo imbaraga. Tugiye kuganira ku ijambo riri mu Mubwiriza ibice byaho 11 umurongo waho wa mbere. Niho hatubwira ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Data, nutwigishe gukora ibyiza tugifite uburyo, kuko tubizi ko hari igihe kizagera ntitubashe kubona uko dukora ibyo byiza. Dushoboze rero mu izina ryawe Yesu Kristo, urakoze, amen. Rero bagenzi, inshuti z'umusaraba, bakunzi ba Eric Sport TV, yego mwamenyereye yuko hacaho ibiganiro bya siporo, ariko ntabwo ari byo byonyine. Tugomba kuba hose mu ijambo ry'Imana, tukaba duhari kugira ngo tuganire ibyiza by'Imana. Imana nishimwe. Tugiye kuganira ijambo rero dusanga mu Mubwiriza ibice byaho 11 umurongo waho wa mbere. Hari titire y'amagambo iravuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Haleluya, ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Umurongo wa mbere, nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe ni gito, uzayibona hashize iminsi myinshi. Kabiri, ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Haleluya. Umurongo wa gatatu, iyo ibicu byuzuwemo n'imvura bisandaza ku isi, kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikazi, aho kiguye niho kiguma. Kane, uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi ahora areba ibicu ntasarura. Gatanu, uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ukora byose. Imirimo y'Imana ikora byose. Mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhuke ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Haleluya. Ni ijambo ry'Imana nshaka tuganire mu minota mikeya, ariko titire y'amagambo iratubwira ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Haleluya. Ngo kora ibyiza ugifite uburyo, ngo nyanyagiza imbuto yawe. Haleluya. Ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, nyanyagiza imbuto yawe aho ugenda, nyanyagiza imbuto yawe mu byo ukora, nyanyagiza imbuto yawe aho utambuka. Haleluya. Ngo nyanyagiza imbuto yawe
kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Haleluya. Iyo mbuto uri kunyanyagiza, iyo mirimo myiza uri murera, igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Wicika intege ngo uvuge ngo ubundi ibingibi bigenda bikoreye, nabonye iki cyangwa icyo byamariye ni iki, ese igihe nabereye muri inzira ya Gikristo icyo byamariye ni iki. Hoya wicika intege, titiriza, ubundi unyanyagiza imbuto yawe, nyanyagiza imbuto zo gukiranuka, nyanyagiza imbuto z'imirimo myiza, nyanyagiza imbuto zo kuba umukiranutsi wa nyawe, kugira ngo igihe nikigera, haleluya, uzabashe kubona umusaruro wa za mbuto zawe. Mana yacu nishimwe. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 3. Iyo ibicu byuzuyemo imvura biyisandaza ku isi, kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikazi, aho kiguye niho kiguma. Haleluya. Mana yacu nishimwe. N'imvura ubwayo, igicu iyo kimaze kwikusanya kikuzura imvura, haleluya, kirayisandaza, kikayisandaza ku isi. Mana yacu nishimwe. None nawe rero mera nk'imvura, mera nk'urubuto rukwiriye kwera imbuto mu gihe nyacyo, kandi ukazisandaza. Igiti cya pome iyo cyeza amapome kirayasandaza, ugasanga gisandaye pome, ntabwo cyera imineke cyangwa ngo cyera amaronji, usanga ari pome cyeze. Noneho rero ngo ariko ng'igiti iyo kiguye cyerekeje ikusi cyangwa ikasikazi, aho kiguye niho kiguma. Wiguma hamwe, gerageza ubibe imbuto, gerageza ubere mugenzi wawe ubuhamya, ubere mugenzi wawe igisubizo. Haleluya. Ngo kuko n'igicu bwacyo iyo cyuzuye imvura, iyo cyamaze gutumba kikuzuramo imvura, cyisandaza ku isi. Mana yacu nitugirire neza, Mana yacu nidufashe. Abantu muri iyi minsi turimo turacika intege, tunaniwe gukora umurimo wayo, turashaka kwerera imbuto aho batureba, turashaka kwerera imbuto mu rugo rwacu gusa. Nyamara imbuto dukwiriye kuzera muho tugenda, muho tuvuga, muho tugenderera hose, dukwiriye guherera imbuto. Mana yacu tweze kandi tugirire neza. Tugiye gusoma nanone hano ku murongo wa 4, niho tugiye gukomereza dusoma, kugira ngo tugumye kumva ibyiza by'Imana, kugira ngo tugumye. Reka dukomeze ku murongo wa 4. Murongo wa 4 haratubwira ngo uhora yiteguye, uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi ahora areba ibicu ntasarura. 5, uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufwa, uko iyo amagufwa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Imirimo y'Imana ikora byose. Haleluya. Imana yacu nitugirire neza, Imana yacu nidufashe. Uko tutazi umuyaga, uko inzira yawo iri cyangwa iyo ariyo ntitumenye, uko umwana akurira mu nda y'umubyeyi, niko tutamenya imirimo y'Imana uko ingana. Haleluya. Reka dukore ibyiza tugifite uburyo, reka tube imbere y'Imana, reka dukore tubikunze, nk'abazahenga, nk'abazahabwa ingororano. Imana yacu nitweze kandi nitugire neza. Ngo kora ibyiza ugifite uburyo, kubera yuko ntabwo uzi uko amagufa akurira mu nda y'umubyeyi kugira ngo avemo umwana, kandi kubera yuko utazi inzira y'umuyaga, niko utazi imigambi y'Imana ku buzima bwawe, niko utazi igihe izakugirira neza. Haleluya. Niyo mpamvu rero ukwiriye kuba imbere y'Imana, ukiyegereza uyu mwami ugatura muri we. Niyo mpamvu ukwiriye kuba imbere ya Kristo, ukamuba iruhande. Abagenzi muri iyi minsi turi gucika intege, turi kumva ko ibyacu birangiye, ariko reka tube imbere y'Imana kandi dukomere. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nibyo ngibyo nifuzaga tuganire. Ushaka kugira ngo dusengane, ushaka kugira ngo tube mu mavuta amwe, dukore ibyiza dufite uburyo, waza kunyandikira cyangwa ugasiga
nimero yawe muri komenti, tukazajya tugenda tuganira, tukagenda tuba imbere y'Imana dukwiriye gukora ibyiza tugifite uburyo. Ufite umwanya wo kubwiriza nabwiriza gifite uburyo, ufite umwanya wo gutanga icyacumi nagitanga gifite uburyo, ufite umwanya wo guhanura nahanura uburyo bugihari, ufite umwanya wo gusenga nasenga bigishoboka, kuko turabizi ko hari igihe kizagera ibi byose ntitubibashe. Ndabashimiye, mahoro y'Imana n'abane namwe, bye bye.